Ubuntu bw'Imana abantu benshi bazi ngo buva ku muntu yapfuye. Ubuntu bw'Imana buva ku muntu yakomeje kwinangira umutima. Bamwe bakomeza kugenda kuri iyi si, ubuntu bw'Imana bwarabatamuriweho badateze kuzongera kububona, kandi bakaguma ku isi. Bazatangazwa no kubona abo bicaranye bakiriye imbaraga y'Imana, bakihana bagahinduka, undi akabareka da, akamara imyaka n'imyaniko yigishwa ariko akaba atajya ahinduka. Cyane cyane mwebwe muza mu materaniro, mutajya muboneka mu materaniro ngo mwiyegure Imana, mukajya muza mu materaniro ku isabato gusa. Bamwe bazanwa no kwirata baguze inkweto nshyashya, aho kugira ngo baze imbere y'Imana baje kuyitakambira ngo bareke amazina yabo yakwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Abazabana n'Imana bafite uko bameze muri iyi minsi, ndetse n'abanyamadini benshi babizi neza ko amadini barimo atemeranya n'ijambo ry'Imana, bagize ubwoba ngo nibayarekura bazatungwa n'iki. Harimo n'uwabinyibwiriye, babiri barabinyibwiriye. Ariko uyu witwa Pawulo yahagurutse mu mirimo yari ikomeye, maze araza ageze muri Kristo. Ikintu yahuriye abanyamadini rero iyo bari gushuka abantu bamwe barabwira ngo hari imvugo basigaye bafite nabateze amatwi, ujya kumva umwe aravuze ngo sai organisai, ngo Uwiteka aravuze ngo tega amatwi wumva si Icyongereza, si Igifaransa, si Igiswahili, si iki, ngo Uwiteka ngo aravuze ngo. Ikintu cyanejeje ni umurongo yavuze ngo muri ibyo bihe byose mba maso igihe kingana iki, mba maso akangana iki, ngo mba maso akangana iki, mba maso akangana iki. Yemwe umuntu utari kuba maso kenshi muri kino gihe amenye ko igihe kizaza atazakinyuramo. Ko mubyuka mu gicuku cya kare mugiye kudepoza, mugiye mu Ruhengeri, abandi mugiye ku Gisenyi, abandi mugiye Nyagatare, abandi muri gushaka akazi, muri kujya mu bizamini, mukabyuka saa 10 nimugira ubwoba. Kuki izo saa 10 mutazibyuka ngo muze imbere y'Imana muyiyegurire, ngo muzahabwe ubugingo buhoraho, aho abantu batazapfa, aho batazarwara, aho batazirukanwa mu kazi, aho bazaba hatazaba icyaha na gito. Kuki ibintu byabananira? Ko bahabwa amabwiriza y'akazi bakabwirwa ngo bari mu biro bagomba kwambara batya bakambara ko. Kuki batanyuranya nuko babwiwe? Kuki abaharanira ubwami bw'ijuru tutakurikiza ijambo ry'Imana? Kuri uyu mugoroba abantu bose bibuke ko hari igikombe kiri hano imbere abantu bazanyweraho. Icyo gikombe kirateretse, nikimara kuzura neza buri muntu wese igikombe cye kikaba cyuzuye azagihabwa kinywereho. Kuri uyu mugoroba reka twegere Yesu. Haleluya, haleluya, Maranatha, Umwami Yesu naze. Imana ibaha umugisha mwese. Nejejwe no kubabona, nejejwe nuko tugiye kubana mu ijambo ry'Imana. Ndasaba cyane ngo Umwuka Wera twese atumanukire, kandi ngo ijuru ritwishimire, kandi ngo dushyirweho ikimenyetso n'Imana. Imana ihimbazwe. Reka ndebe abantu bishimiye gutangira isabato kuri uyu mugoroba. Imana ibaha umugisha. Nanjye nejejwe no gutangira isabato kuko tuba tuvuye mu mihati myinshi tuba twiriwemo. Imana rero irashaka ko turuhuka, atari ukuruhura imibiri gusa, ahubwo no mu mutima tukagubwa neza, tugashimira Imana, kandi tukumva umunezero wo kubana n'Imana mu isabato yayo. Muri uyu mugoroba hari amagambo nifuza ko turaza kurebera hamwe. Twagiye twiga ibyigisho hano bitandukanye. Hari ibyo twize nkababwira ko umugabane wa mbere tuwize, ariko tukaba dusigaje umugabane wa kabiri. Uyu munsi rero hari icyigisho imitima yacu twese ikwiriye gukangukira, maze tukaza kukireba. Turi bwibande mu nzandiko za Pawulo. Hari amagambo arimwo akomeye cyane, ariko meza, akomeza imitima yacu. Mu gihe rero tugiye kurebera hamwe ayo magambo, reka tubanze ducishe imitima yacu bugufi dusenge. Mana yacu, turagushimye, uhabwe icyubahiro. Urukundo rwawe, imbabazi zawe, ubuntu bwawe nibyo bituma tudashiraho.
uhimbazwe. Ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, imbaraga iva mu ijuru iduhindure, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Wa ruharwa wari umwicanyi, wari uyoboye ibitero by'abajyaga bica abana b'Imana. Igihe twaganiraga ku ijambo ry'Imana, nababwiye ko tuzongera tukamwiga. Twasanze yarihannye agahinduka, ariko Imana imubwira amagambo akomeye. Yaramubwiye ngo ubwo ahindutse, ngo nawe nzamwereka uburyo azababazwa. Murabyibuka? Kuko yari ahindutse, nawe yagombaga kuzababazwa. Yagombaga kuzabanza agahamagarwa mu nkiko, agahamagarwa ahakomeye, kandi aho yahamagawe. Umuntu utarahindutse ntazahamagarirwa kuhajya, ariko uwahindutse wese azahamagarirwa kujya aho Pawulo yagiye. Uwo rero yari Pawulo. Maze rero uyu munsi tugiye kureba uko igihe yamaraga guhinduka byamugendekeye. Yesu ashimwe. Umutwe w'icyigisho cy'uyu munsi uravuga ngo ikintu gikwiriye kwiratwa kurusha ibindi. Ikintu gikwiriye kwiratwa kugenza iki? Kurusha ibindi. Abantu benshi iyo bari kugenda hari abakandagira ibuye bakarimena, bagatera abantu ubwoba, cyane cyane iyo bafite agafaranga. Noneho abantu rero bandi nabo batagafite bagahorana ubwoba. Ariko ikintu gikwiriye kwiratwa kurusha ibindi ni iki? Ngiye kubasomera mu rwandiko rwa 2 rw'Abikorinto. Nimara kuhasoma ndaza kugaruka ahandi hantu, maze muze kumva ikintu kirimo gikomeye. Urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto, ababwira ibintu byamubayeho, ikintu gikwiriye kwiratwa kurenza ibindi. Muraza kukibona ni igikisi. Yesu ashimwe. Urwandiko rwa 2 rw'Abikorinto handitse ikintu gikomeye. Haranditse ngo Pawulo yirata nibyo yeretswe. Igice cya 12 haranditse ngo nkwiriye kwirata nubwo bitagira umumaro. Ngo akwiriye kwirata. Ngaho ni munyumvire. Umubwiriza butumwa wahindutse, wamamaza ijambo ry'Imana. Nsomye umurongo mbona abantu barasetse, ariko agatinyuka Pawulo ngo nkwiriye kwirata. Ariko arangije nawe aravuga ngo ariko nta mumaro bifite. Ariko ngo akwiriye kugenza ate? Ibyo bintu akwiriye kwirata ngibi. Reka mbabwire ibyo neretswe n'ibyo nahishuriwe n'umwami wacu. Nzi umuntu wo muri Kristo wazamuwe akajyanwa mu ijuru rya gatatu. Ubu hashize imyaka 14. Uwo muntu niba yari mu mubiri simbizi, cyangwa niba atari mu mubiri nabyo simbizi, bizi Imana. Havuze ati nkwiriye kwirata nubwo bitagira umumaro. Ariko arangije acecetse yumva biri kugurumana. Haravuga ngo nzi umuntu wo muri Kristo wazamuwe akajyanwa mu ijuru rya gatatu. Bibiliya ni kwivuze ngo ni ijuru rya kangahe? Mwebwe se muza amajuru angahe? Iyo muri hano ku isi mubona amajuru angahe? Yesu ashimwe. Ngo nangahe? Muravuze ngo nangahe? Ngo ni rimwe, niko mwe mushubije. Mwebwe hano mubona amajuru angahe? Rimwe. Mwebwe mubona amajuru angahe? Ngo ni rimwe, nabo niko bambwe. Ubwo mwese ijuru muzi ni rimwe, ariko naryo ntaryo muzi, ni ibicu mubona hejuru mukavuga ngo ni mu ijuru. Ariko uyu aravuga ngo nkwiriye kwirata nubwo bitagira umumaro. Havuze ngo nzi umuntu wo muri Kristo. Uwo muntu ngo ntabwo ari umuntu usanzwe, haranditse ngo ni umuntu ngo ariko ngo wo muri Kristo wazamuwe akajyanwa mu ijuru rya gatatu. Pawulo abivuga uwo muntu azamurwa hari hashize igihe kingana iki? Abazi igihe bazamura agatoki hejuru ndebe. Abazi igihe cyari gishize bazamura agatoki hejuru. Akaboko. Yego wowe. Imyaka ingahe? 14. Urakurikira, niyo mpamvu wicara imbere. Yesu ashimwe. Aravuze ngo hari hashize imyaka ingahe? None ko hari abatazamuye kandi mbisomye bahari. Ndasubira muri uyu murongo. Nkwiriye kwirata nubwo bitagira umumaro. Reka mbabwire ibyo neretswe n'ibyo nahishuriwe n'umwami wacu. Nzi umuntu wo muri Kristo wazamuwe akajyanwa mu ijuru rya gatatu. Ubu hashize imyaka 14.
ndabisomye gwashize imyaka ingahe. Haranditse ngo niba yari mu mubiri simbizi, cyangwa niba atari mu mubiri nabyo simbizi, bizi Imana. Kandi nzi yuko uwo muntu niba atari mu mubiri, asubiyemo, cyangwa niba atari mu mwuka, Yesu ashimwe. Kandi nzi yuko uwo muntu niba yari mu mubiri, cyangwa niba atari mu mubiri, simbizi, bizi Imana. Umurongo wa 4, yazamuwe akajyanwa muri paradizo, akumva ibitavugwa, ibyo umuntu adakwiriye kuvuga. Kubw'uwo muntu ndirata. Kubw'uwo muntu ngenzane. Kubw'uwo muntu ndirata. Mujye mwirata mwene ibi. Udafite ibi naceceke, kuko ibintu bizamubaho azabiteruza amaboko abiri. Ariko ufite ibi wese niwe wenyine ku isi wemerewe kwirata. Udafite ibi naceceke ntazongere kwirata. Ahubwo reka mbagira inama, mujye mugenda mwubitse ibitugu munyonyomba mureba hasi. Uzi ko adafite ibi wese ajye agenda yubitse ibitugu anyonyomba. Ntukajye ukandagira cyane kugira ngo abantu batazajya babona aho ukandagiye bakagira ngo hari ikintu ufite kandi ufite zero. Yaravuze ngo hashize imyaka 14 uwo muntu azamuwe, yajyanwe muri paradizo y'Imana, yumva ibitavugwa, niko yivugiye, ibyo umuntu adakwiriye kuvuga. Ibintu yumvise uwo muntu Pawulo yavugaga. Pawulo ni umuzi, ariko nanjye uwo muntu ndamuzi. Yaravuze ngo yarazamuwe ngo ajyanwe muri paradizo y'Imana, ngo yumva ibitavugwa, ibyo umuntu adakwiriye kuvuga. Kandi ngo yari yagiye mu ijuru rya kangahe? Rya 3. Umuntu wese uzi ko yirata, akaba azi ko atari bino bintu yirata byanditse aha, yarayobye. Ageze kuri uwo muntu ari gusobanura ibye, Yesu avuga ngo kubw'uwo muntu ndirata. Umva ikindi kintu yakurikijeho hepfo, uyu muntu ndaza kumugarukaho. Umurongo wa 5, kubw'uwo muntu ndirata, ariko kubwanjye sinirata, keretse kubw'intege nke zanjye. Umurongo wa 6, kandi nashaka kwirata sinaba umupfu, kuko navuga ukuri, ariko ndarorereye kugira ngo hatagira untekereza ibiruti byandebana cyangwa ibyanyumvana. Havuze ati kubw'uwo muntu ndirata, ariko kubwanjye sinirata, atekeretse kubw'intege nke zanjye, atariko ndarorereye ndabiretse, kugira ngo hatagira untekereza ibiruti byandebana cyangwa ibiruti byanyumvana. Yavuze ati ninkomeza kuvuga iby'uwo muntu yabonye muri paradizo y'Imana, bazajya bandeba mu nzira bamboneho ibiruti byo bandebanaga, barebe bamboneho ibyo mu ijuru ndi kuvuga kandi nkiri mu isi. Uwo muntu Pawulo yavugaga, amazina ye murayazi? Yesu ashimwe. Amazina ye, abaza amazina y'uwo muntu Pawulo yavugaga bazamura ikiganza. Imana ibaha umugisha. Ngo ni Yesu. Imana ibaha umugisha. Ntiwumva ko muzi ijambo ry'Imana? Abatamuzi bazamura ikiganza. Abavuga bati ni Yesu bazamure. Ntureba? Imana muzamure cyane. Iyo ngira pareye mba mbafotoye. Imana ibaha umugisha. Ntiwumva ko muzi Yesu? Ariko mwize Bibiliya nabi. Iteka abantu benshi nabagendera mu kigare baba batazi ibyari byo. Ubabaje uti mbasobanurire, ntibakwemera. Uyu muntu wazamuwe akajyanwa muri paradizo y'Imana kumva ibitavugwa, Pawulo ubwe niwe wivugaga. Yesu ashimwe. Yazamuwe ajyanwa muri paradizo y'Imana ryari? Igihe yaragiye kurenganya abantu i Damasiko, maze umwuka w'Imana akamuza ati Sawuli, Sawuli undenganyiriza iki? Akikubita hasi, akamara iminsi 3 atareba, atumva, atavuga, atarya kandi atanywa. Niko twasomye, ntago ndasubiraho nasomye. Ubwo kuva narahasomye buriya hararangiye. Ngo nsubiremo? Oya, byararangiye. Iyo minsi 3 yamaze atareba, atumva, atarya, atanywa, amaso yaratsiratsije, intekerezo ze zari zajyanwe mu ijuru. Yamaze iminsi 3 ari muri paradizo y'Imana, arenga ijuru rya mbere araribona, arenga irya kabiri, arenga irya gatatu. Twarasomye ngo abari kumwe nawe bahagaze badakoma, babonye yikubita hasi, bumva ijwi rimubaza.
bumva risubiza bo ubwabo ntabwo bigeze babazwa. Habajijwe Sawuli wenyine ari guhinduka neza ngo abe umuntu w'Imana. Muri uko guhinduka kwe yikubise hasi bateruye babona ari guhirita nk'umuntu usigaje akuka gakeya ngo apfe. Baragenda barambika mu nzu yo kwa Yuda. Igihe barambikaga mu nzu yo kwa Yuda atari wa wundi Sikariyota wagambaniye Yesu, oya rwose, ahubwo n'undi Yuda. Maze igihe bajyaga kumurambikayo yahamaze iminsi 3 ari indembe, nta kintu na kimwe afata. Umwuka w'Imana aragenda abwira uwitwa Ananiya ngo agenda umurambikaho ibiganza. Twarasomye ngo Ananiya aragenda amurambikaho ibiganza, haranditse ngo ibisa n'imboneranye bimuva hehe. Maze arahumuka ahita asaba kubatizwa, bahita bamubatiza. Ntago ndasubiraho nasomye, buryo nahasomye haba harangiye. Ikintu gikomeye, Yesu ashimwe, muri iyo minsi 3 yamaze, intekerezo ze mu ijuru barazihondahonze, barazinoza, baraziyungurura. Nibwo ari muri paradizo y'Imana. Yabonye ibintu bikomeye hano atigeze avuga. Ibintu yabonye mu bwami bwo mu ijuru, iyo aza kubivuga yari kuvuga ukuntu yabonye abaserafi, yari kuvuga ukuntu yabonye abakerubi, yari kuvuga ukuntu yabonye basingiza ngo Uwiteka Nyiringabo arera arera arera, babivuga inshuro 3. Muri uyu murongo ntabyo yavuze. Yaravuze ngo kubw'uwo muntu ngenzane, ngo ngenzane ndirata, ngo ariko ndarorereye. Impamvu yarorereye nayo narayimenye, kwari ukugira ngo atamara kuvuga ibyo mu ijuru, ejo bamubona nk'intege nke bakazajya bavuga ngo dore wa muntu wavuze ko yicaranye n'abakerubi. Yaravuze ngo ndabiretse kugira ngo hatazagira untekerezaho ibiruta byagenza ate, andebana cyangwa ibiruta ibyo anyumvana. Uyu murongo ni umurongo mwiza cyane wanejeje. Ariko Imana yari yaramubwiye ngo nawe uzababazwa, kuko yahindutse. Ibyamuteye guhinduka ni ibintu n'abasomeye hano bigera muri 7. Yabonye ku rupfu rw'umuntu witwa Sitefano, ngo yitegereje Sitefano bari kumwica, abona Sitefano nta bwoba afite habe na buke bwo gupfa. Yitegereje Sitefano icya kabiri, abona mu maso ye hararabagiranye nk'aho umumarayika ku rupfu rwe, kandi bari kumwica. Yitegereje Sitefano, abona abikije umwuka we mu ijuru, kuko Sitefano yaravuze ngo Mwami Yesu akira umwuka wanjye. Abona hari ahantu awubikije. 4, yaramwitegereje asanga atumbiriye mu ijuru nk'utareba ubusa, kandi yumva arivugiye ngo dore mbonye ijuru rigenje rite, rikingutse. Ibyo narabisomye, ntabwo nongera kujya gusoma aho nasomye. Abatari bahari ntabwo bari bahari nyine, ubu barashaka ko nsubiramo. Yesu ashimwe. Yamwitegereje ajya gupfa, amubonaho imbabazi n'impuhwe atigeze abonana abandi bantu bose. Nuko yitegereza abantu, Sitefano haranditse ngo arababwira ngo Imana y'icyubahiro ntibabareho iki cyaha. Yesu ashimwe. Mbabwiye bike mu byo kuri Sitefano Sawuli yamubonyeho byamuteye gushaka Imana no guhinduka. Yamwitegereje ku rupfu rwe ari gupfa, asanga ntabwo apfuye ari kurwana nk'uko abandi bapfa bari kurwana bafite umujinya bahekenya amenyo. Maze asanga arasinziriye nko gusinzira kw'ibitotsi. Ibyo byose yamubonyeho byatumye umutima uhangayika, yibaza icyazatuma agera mu bwami bw'ijuru. N'ubu hano hari abantu bafite ibintu babonye ku bantu b'Imana, ariko bikabatera kudahinduka. Abantu nibakomeza kudahinduka bazahura n'ikibazo kinini. Hano haranditse ngo kubw'uwo muntu ndirata, ngo ndagenza nte. Uwirataga ninde? Yesu ashimwe.
umurongo wa 7, kandi kugira ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye niko nashyiriweho ibikomeye cyane, nicyo cyatumye mpabwa igishakwe cyo ku mubiri, aricyo ntumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi, ngo ne kwishyira hejuru kurenza ibikenewe. Kuri icyo kintu cy'igishakwe nahawe, kuri icyo kintu ninginze umwami wacu gatatu ngo kimvemo. Yagize igishakwe cyo ku mubiri. Birashoboka ko yaba yarikubise hasi akajanjagurika, uruhande yikubise hasi rukamenagurika akabyumva. Birashoboka ko icyo gishakwe wenda gishobora no kuboneka mu maso ku buryo ashobora kwikubita hasi agahora n'ijisho rihora ririra. Akinginga Imana ati kuri icyo kintu uzakinkurireho. Imana irangije iramwitegeza ati icyo cyo uzakigumana ntikizakuvaho, uzarinda wisazira. Icyo gishakwe cyo ku mubiri yinginze Imana ngo kimuveho kiranga. Imana iramwitegereza ati Paulo we, ubuntu bwanjye buraguhagije. Yesu ashimwe. Hari abantu bazagira ibishakwe byo ku mubiri bakihana, ariko hakaba hari igishakwe kitazabashiramo. Hari baba bafite ikibazo bagahora babwira abantu ngo babasengere kuri icyo kibazo, bamwe cy'uburwayi runaka, abandi by'igishakwe kiri ku mubiri cyangwa mu mubiri, bakakinginga bakazarinda basaza kitavuyeho, ariko ntibibabuze gukomeza kubana n'Imana. Imana igakomeza ikabana nabo. Kuri icyo kintu ngo yinginze umwami we gatatu, ariko aramakanira ati oya, ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ari naho imbaraga zanjye zuzura. Nuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye, ngo imbaraga za Kristo zinzeho. Haleluya. Imana yari yaramusezeraniye ikintu gikomeye nacyo cyagombaga gusohora. Imana yari yaramubwiye ngo uhindutse wararenganyije abantu. Yari yararenganyije na Stefano, iramubwira ati nawe ubwo uhindutse, nawe niko nasomye hano, yaramubwiye ngo nawe nzakwereka uburyo uzababazwa. Ngiye kubasomera ahantu nk'habiri yababajwe akabyumva, habiri cyangwa hamwe cyangwa hatatu. Ngiye kuhabasomera urwandiko rwa kabiri n'ubundi rw'Abikorino, iki gice cya 11. Mugaruke hino ku murongo waho wa 24. Mugaruke ku murongo wa 24. Kandi umuntu wese ahasome yumva ko hari ibi bintu ndi gusoma hano bimutegereje hano imbere niba yarahindutse by'ukuri. Haranditse ngo umurongo wa 24 w'igice cya 11, ibihe bitanu abayuda bankubise inkoni 39. Ibihe bitanu ngo abayuda bamukubise inkoni zingahe? 39 gukuba gatanu ni kangahe? Murafata 30 mukube gatanu ni 150. Yesu ashimwe. Mufate 9 mukube gatanu 40, inkoni 195 zose. Yesu ashimwe. Ibihe bitanu abayuda bankubise inkoni 39. Yarazikubiswe ntiyazikubiswe? Inkoni ngo ni zingahe? Ninde wazikubiswe? Bamuzize iki? Yesu ashimwe. Harimo abantu bazakubitwa, ariko ikibabaje ni abantu bagiye kuzakubitirwa ubusa. Nasomeye abantu amagambo ahantu nshoje amateraniro, ariko namwe sinzasoza ntayasomye. Ko mu gihe cy'akaga tugiye kuzinjiramo, bamwe bazabona ubwoko bw'Imana bugiye mu ishyamba, nabo bazabukurikira bajyane mu ishyamba. Nibagera mu ishyamba abana b'Imana ngo bazavuga ati dufite amahoro menshi, kuko bazaba bafite amahoro, amasezerano yo mu ijuru ari kubamanukaho ameze nk'amasaro ari kuva mu ijuru ashoka mu mitima yabo. Abandi bafite ubwoba barabakurikiye. Nibajya kubona babone ibyago 7 bibasanze mu ishyamba aho bahungiye inyamaswa. Ibyago 7 nibibasangamo, ubu bwabo bazasezera bavuge bati nubundi twaje ahangaha dukurikiye ubwoko bw'Imana. Bazamenye ko bari abakozi ba shitani, bazaza basanga babarwanyaga bababwire bati turaje turi bene wanyu. Nicyo kizabamanurayo kikazabakurayo. Uyu Paulo amaze kwizera Imana by'ukuri, yagombaga kubanza kunyura mu mahugurwa amwemerera kuzajya mu bwami bw'ijuru. Kandi ayo mahugurwa yanganaga n'impano yahawe. Umuntu wese amahugurwa azanyuramo agomba kungana n'impano yahawe. Ubu hariho abantu
badashobora no kumenyekanaho akantu na kamwe, ariko bakaba ari abantu b'Imana, bakaba bazajya mu bwami bw'ijuru. Ariko bakaba nta muntu wamenye ko bicaye mu materaniro, ariko ari abantu b'Imana cyane bomatanye nayo, ariko kubw'impano zabo zitari hejuru cyane, bakaba batakubitirwaho Petero na Yohana bakubitirwa. Ko mwasomye muri Bibiliya mugasanga Petero na Yohana bakubitwa, nimumbwira ahantu mwasomye hamwe gusa mugasanga Matayo bamukubita. Muri Bibiliya yose guhera muri Matayo ukazageza mu Byahishuwe, hariho mwigeze musanga bamukubita? Kubera iki? Kuko impano bakubitwaga Petero n'abandi bakubitwa ni Petero n'abandi babakubitiye ni mu sinagogi, babakubitiye n'inyuma yayo. Kuki? Kuko impano zabo zari zizamutse hejuru, bahitaga babamenya bati niba mubari bo muzana. Ariko Matayo cecetse, wari umuhanga mu mibare kandi akaba umuntu w'Imana cyane, ntawigeze amukubita, ntawamenyaga aho ari, ariko akaba azajya mu bwami bw'ijuru. Ko museka? Yesu ashimwe. Ntawamenyaga ngo aho hantu arahari, yabaga acecetse. Ariko Petero yabaga yakubiswe, Yohana yabaga yakubiswe. Ni hehe babakubitiye? Ni hariya. Ninde wavuze mbere y'abandi bamaze guhabwa umwuka wera? Ni Petero. Kandi Matayo yarahari nawe yawuhawe ariko acecetse. Ariko Yesu yari yarabwiye Petero ngo ragira intama zanjye. Yesu ashimwe. Uyu murongo, ibihe bitanu abayuda bankubise inkoni 39, umurongo wa 25, ibihe bitatu nakubiswe inga. Abantu bazi inkoni yitwa inga bazamura ikiganza ndebe. Inga muzamure, ntacyo bitwaye, ntawe uzibabaza ngo muzizane. Yego barazamuye, barazizi. Inga narabajije barambwiye ngo ni inkoni ngo ya parasitike, ngo ni inkoni ya parasitike ngo irimo imikwege imbere, ngo iyo nkoni iyo bayigize gutya ngo irigoronzora, ngo iyo bakubita yo ngo irazamuka ikajya mu kirere bakongera bagakubita. Iyo nkoni ngo ni mbi cyane. None aravuze ngo ibihe bitanu yakubiswe inkoni 39, ariko muri izo nkoni 39 umurongo wa 25, ibihe bitatu nakubiswe inga. Inga zo ntabwo avuze umubare wazo, umubare wazo kuzibara yageze aracanganyukirwa, kuzibara biramunanira, nuko arazikubitwa gusa ararambara araceceka. Muri ibyo ibihe bitatu yakubiswe inga, hepfo yaho amagambo akomeye, igihe kimwe natewe amabuye. Narabisomye, bamuteye amabuye bamusiga bagira ngo yapfuye, maze umuyaga wa mu gitondo bugiye gucyuraza urahuha, uhushya arazanzamuka, nuko arahava ataha amahoro. Ariko bari bazi ko yarangiye nk'uko bagize Sitefano. Uko Sitefano yagizwe n'igitero cyari kiyobowe na Sawuli, ari uyu wahindutse, niko nawe bamugize bakamutera amabuye nk'ayo bateye Sitefano. Ariko kuko yari atararangiza ikivi cye, Imana ntiyatuma apfa, kuko yagombaga kuzatanga ubu buhamya, ahubwo Imana ituma arokoka ngo azamenye ko ibyo bakoreye Sitefano ari ubiyoboye ko nawe abikorewe. Yesu ashimwe. Nsomye ngo byagenze biti. Ibihe bitatu inkuge yaramenetse, ari mu nkuge, ari mu nyanja hagati. Ibihe bitatu inkuge yagenje ite? Imana yari yaramusezeranye ngo nawe azagenza ate? Yari yaramusezeranye ngo nawe azagenza ate? Azababazwa. Yesu ashimwe. Naraye muhengeri nirirwamo, nari mu ngendo kenshi, mu kaga gatewe n'inzuzi. Kindi, mu kaga gatewe n'abambuzi, baramwamburaga. Umuntu utari yamburwa n'abambuzi. Abambuzi bigeze kumfata numva uko bimera. Abasore baramfashe kandi nari ndi kwipikipiki icyo gihe, maze umusore umwe afata akaguru kamwe, undi musore afata kandi kaguru. Ninjye byabayeho ibyo byo, ninjye noneho sindabivuga mu marenga. Niba ari nundi byaba, simvuga ngo nundi, byo ndavuga ko ari ninjye byabayeho, nta marenga mbishyiramo. Umwe afata akaguru kamwe, undi afata kandi kaguru. Nagiye kwa mbona amaguru, uzi ko akaguru bagafata kakajya mu kirere n'akandi bakagafata kakajya mu kirere. Noneho ugasigara utekereza uti none se mwajyanye ibintu mushaka ariko mukanyihorera. Hashize igihe rero hano iyo avuga ngo nari mu ngendo kenshi, mu kaga gatewe n'inzuzi, mu kaga gatewe n'abambuzi,
mu kaga gatewe na bene wacu, mu kaga gatewe n'abapagani, mu kaga ko mu mudugudu, mu kaga ko mu butayu, mu kaga ko mu nyanja, mu kaga ko muri bene data b'ibinyoma. Muri aha hantu ni hehe Pawulo yari afitiye amahoro? Ni mu mudugudu yari atuyemo, ni mu nyanja, ni muri bene wabo aho yasengeraga, ni mu basohotse bene wabo b'ibinyoma. Ahantu Pawulo yari afitiye umudendezo, agera bakamwemera, bakamushima, bakamukunda, ni hehe? Ni muhavuge. Ngiye gusoma ibintu byanditse hano mu bitega amatwi. Yesu ashimwe. None mwebwe ngo murashaka kuzabana n'uyu mu ijuru, murabeshya. Ntabwo abantu benshi bavuga ko bashaka kuzabana nawe mu ijuru batari batera intambwe ngo basogongereho na gato. Abazajya mu bwami bwo mu ijuru hari igikombe bagomba kubanza kunyweraho. Icyo gikombe batakwemera kukinyweraho, bakamenya ko inzira banyuze itaberekeza, umuryango binjiriyemo ntabwo berekezaho igikombe giteretse. Ariko umuntu wese winjiriye mu muryango werekejwaho igikombe giteretse, agomba kuzabanza akanywa kuri kino gikombe kugira ngo yemererwe kuzajya mu ijuru. Nabo bandi nababwiye batakubiswe, hari ibindi byababayeho bikomeye. Ariko reka nkomeze hano. Yesu ashimwe. Musome umurongo wa 26. Nari mu ngendo kenshi mu kaga gatewe n'inzuzi, mu kaga gatewe n'abambuzi, mu kaga gatewe na bene wacu. Iyo bene wabo yabageragamo bakareba bagasangana, bakavuga ati umuntu wari uyoboye urukiko rwahuzaga abayuda n'abaroma ukaruvamo, ukabusigaye uboha amahema ari byo bigutunze, agaciro bakabona ni gakeya cyane. Atunzwe no kuboha amahema. Tekereza kubona umuntu wari umuyobozi w'urukiko, wajya kubona ukabona atunzwe no kuboha amahema. Ndababwira ibyo muri Bibiliya, mbabwira ibyo mu mwuka w'ubuhanuzi bwo bamwe bakumirwa. Basanga hari abantu bamaraga kubwiriza ubutumwa, barangiza bakazajya gukora ibiraka byo kwasa inkwi ahantu babwirije ubutumwa. Ariko ndavuga ibyo muri Bibiliya kuko ari abantu bose n'abaduteza amatwi bose bemera. Hano iyo dusoma ibyerekeye n'uyu murongo, bamwe banze kwegera Imana ngo bahinduke, bafite ubwoba ngo nibajya mu Mana bazajya. Ndetse n'abanyamadini benshi babizi neza ko amadini barimo atemeranya n'ijambo ry'Imana, bagize ubwoba ngo nibayarekura bazatungwa n'iki. Harimo n'uwabinyibwiriye, babiri barabinyibwiriye. Ariko uyu witwa Pawulo yahagurutse mu mirimo yari ikomeye, maze araza ageze muri Kristo. Ikintu yahuriye abanyamadini rero iyo bari gushuka abantu bamwe, barababwira ngo hari imvugo basigaye bafite, nabateze amatwi ujya kumva umwe aravuze ngo sai organisayi, ngo Uwiteka aravuze ngo. Tega amatwi mwumva, si Icyongereza, si Igifaransa, si Igiswahili, si iki. Ngo Uwiteka ngo aravuze ngo nguriya mukobwa ngo w'inzobe ngo abonye umugabo, ngo abonye umuhungu ngo wirabura ngo bagiye kubana, kuko azi ko harimo abakobwa b'inzobe bashaka abagabo cyane ariko bakaba batarababona. Maze undi nati Imana ihabwa icyubahiro, haleluya. Handi nabo amen. Nshuti yanjye, abageze muri Kristo Yesu hari igikombe baba bagomba kuzanyweraho. Ndabibabwira mbere, ndabibabwira mbere kugira ngo umuntu wumva atazanywera kuri icyo gikombe abimenye hakiri kare, atazagira ngo hano dushuka abantu. Hano twebwe tubasomera ijambo ry'Imana. Hano haranditse ngo nari mu ngendo kenshi, ibihe bitanu abayuda bankubise inkoni 39, ibihe bitatu nakubiswe inga, igihe kimwe natewe amabuye, ibihe bitanu inkuge yaramenetse. Batazababwira ngo inkuge, ngo abana b'Imana ngo bagiye kubwiriza ubutumwa ngo nta mpanuka bahura nayo, ziraza ndetse cyane. Yagiye kubona abona inkuge irasandaye bayirimo, ariko hari ikintu Imana ikora. Iyo ikivi cy'umuntu kitari cyose, Imana irakomeza ikamuhagararaho kugira ngo icyo kivi kizabanza kigere ku musozo. Ibyo byose nubwo binyuzemo ntacyo yabaye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe.
hepfo yaho nari mu ngendo kenshi, ariko ikibazo mu kaga ko mu nzuzi, gatewe n'inzuzi, mu kaga gatewe n'abambuzi, mu kaga gatewe ariko hano n'abapagani, mu kaga gatewe na bene wacu, akagira ngo ni mu bapagani ho haraba umudendezo, hepfo yaho no mu kaga gatewe n'abapagani, yaburiye umudendezo aho ari, yajya no mu bapagani akawubura, hepfo yaho mu kaga ko mu mudugudu, maze yajya aho yaratuye agira ngo mu mudugudu bari bumwemera, ahubwo agasanga mu mudugudu naho bamuhinduye ruvumwa. Ubuse uyu ni umuntu w'Imana ko museka? Yesu ashimwe. Mu kaga ko mu butayu, yajya mu butayu ngo naho ahasengere, ngo ubwo nagera mu butayu ngo arabona umudendezo, yagera mu butayu naho akahahurira n'ibibazo. Mu kaga ko mu nyanja, hepfo yaho no mu kaga ko muri bene data b'ibinyoma, umurongo wanejeje 27, mu miruho n'imihati mba maso kenshi, ngira inzara n'inyota, nirirwa ubusa kenshi, nicwa n'imbeho, nambara ubusa, ariko ne kuvuga ibindi keretse yuko hariho ikindemerera iminsi yose, n'uguhagarikira umutima amatorero yose. Ikintu cyanejeje ni umurongo yavuze ngo muri ibyo bihe byose mba maso igihe kingana iki? Mba maso akangana iki? Ngo mba maso akangana iki? Mba maso akangana iki yemwe? Umuntu utari kuba maso kenshi muri kino gihe amenye ko igihe kizaza atazakinyuramo. Kandi mwakomeje kujya musoma ibitabo kuva kera. Umurongo uri hano ndashaka ko umuntu wese awumva. Umurongo wa 32, ubwo narindi Damasiko, umutegeka w'umwami Areta yarindishije umudugudu w'abanyadamasiko ngo amfate, bancisha mu idirishya ryo mu nkike z'amabuye ndi mu gitebo, ndahunga muva mu maboko. Umutegeka w'umwami witwa Areta yategetse ko umudugudu wose bawugota kugira ngo Pawulo bamufate. Pawulo baramugota mu mudugudu wose, umudugudu barawusaka. Pawulo abana b'Imana bamushyira mu nkangara. Inkangara murayizi? Inkangara, igitebo gifite umutemeri. Yesu ashimwe. Maze bamushyira mu nkangara, barapfundikira, kiba kimeze nk'igiseke ariko cyari kinini. Ibya kera umuntu yabikwirwamo, abana bajyaga bajyamo bakicaramo bagapfundikira. Maze igihe yari yicaye mu nkangara, baraterura barikorera, maze bamucisha mu idirishya, bamuciye mu idirishya bamunyuza inyuma. Abarinda bari kureba abantu batambuka, babona abantu bikoreye, mwene uwo nguyo babona abantu bikoreye, bati mwikoreye iki? Bati twikoreye amayabo. Maze amayabo baragenda bayatereka hirya y'umupaka. Bamaze kuyatereka hirya yabo, baragaruka bagarukanye ya nkangara, cya gitebo, kandi amayabo bari bajyanye ari Pawulo baramusiga. Igihe umwami Areta yari yategetse ngo nibafate Pawulo bamwice, uwo munsi Pawulo yarawurokotse. Nicyo kintu Imana ikorera ubwoko bwayo, kuko igihe cyabo kiba kitaragera. Nyuma y'iki gihe gito, Yesu ashimwe, Pawulo yajyaga ahantu hose agatanga ubuhamya bwe bwo guhinduka. Ariko ku munota we wa nyuma yahuye n'umwami witwa Nero. Nero niwe mwami warushaga abami bose babaye ku isi. Ibyanditswe biravuga ngo yabarushaga igitsure, kuko igitsure cye ngo cyahindishaga umushyitsi kurusha mugiga. Uwo muntu witwa Nero yahamagaye Pawulo ngo aze yiregure. Pawulo aratambuka, ageze imbere, yerereza ibendera rya Yesu, yasobanuye amateka ya Yesu, asobanura uko yamurwanyaga, asobanura ukuntu yahindutse akaba mwemera, asobanura kandi ko atazongera kurwanya inzira ya Yesu ukundi. Maze Nero yitegereza Pawulo, aramubwira ati Pawulo we, isohokere utahe uba amahoro, Imana yawe ibane nawe. Imana ibaha umugisha. Numva ko namwe munezerewe. Maze Pawulo atera intambwe aratambuka. Pawulo ageze nk'ariya, abantu bose bifata ku matama barumirwa, bati Nero se yabaye umuntu w'Imana, byagenze biti? Igihe Nero babonaga arekuye Pawulo mu ijuru,
abamarayika bahise bagenda bakingura amarembo y'ijuru, maze babwira Imana bati dukinguye amarembo y'ijuru kugira ngo Nero urekuye Pawulo akaba yihannye azinjire mu bwami bw'Imana. Haleluya. Imana ibaha umugisha koko, muravuze ngo amina. Nibyo koko. Maze ijuru ryari rimaze ryakinguye amarembo, igihe ryari rimaze kuyakingura ngo Nero yumvise akwiriye kwisubiraho kuko yabonye abantu bose bumiwe, maze ahamagaza Pawulo ati Pawulo we garuka muri gereza. Igihe ahamagazaga Pawulo ngo nagaruke muri gereza, Pawulo yateye intambwe, bahise bohereza umusirikare ahita agenda aramukurura aramuzana amushyira muri gereza. Nero ahita amubwira ati kinga urugi vuba vuba. Umusirikare ahita amukingira ndakinga urugi, maze abamarayika bahita birukanka bahita bakinga urugi rwo mu ijuru vuba vuba, maze babwira Imana bati dukinze urugi rwo kwihana by'iteka ryose kuri Nero kugira ngo Nero atazaza mu bwami bw'ijuru. Ijuru ryari rimaze gukingukirwa Nero, ryakinzwe mu mwanya muto. Haranditse ngo ubuntu bw'Imana bwamaze umwanya munini mu mutima we bwifuzwa, ngo kandi Nero ngo yumvishe yicujije ibyaha bye mu mutima. Igihe Pawulo yasobanuraga ukwizera kwe, Nero yicisha bugufi arihana, bituma afata icyemezo cyiza cyo kumurekura, bituma abamarayika babona ko Nero akwiriye kuzaba mu bwami bw'ijuru, bituma bakingura amarembo y'ijuru. Ariko uko bayakinguye mu mwanya muto, niko bongeye bayakinga mu mwanya muto Nero amaze kwisubiraho. Ni kangahe ubwirwa ijambo ry'Imana ukumva ukwiriye kwihana, mu ijuru bakakwemera, warangiza ukongera ukisubiraho ugasubira mu byo wakoraga. Nero murihanagura, mwari mwihanagura se? Nero yaje gutemberera mu Bugiriki, ageze mu Bugiriki aragenda ariyandarika akora y'ibyaha, amaze gushayisha agarutse ageze mu nyanja, bamubwira yuko ubwami bwe bwatewe n'uwitwa Garuba. Garuba yari yamaze gutera ubwami bwa Nero, yagiye ku ntebe ye. Bamubwira ati kandi Garuba yamaze kujya ku ntebe, none ibyawe byarangiye. Nero baramubwira bati urahinguka hejuru barakwica. Maze Nero aho kugira ngo anyure ku cyambu yambuka agiwe, Nero ahita ahunga ajya mu cyaro, aba ariho yambukira. Ageze mu cyaro aho yari yihishe haravumburwa, havumbuwe Nero abwira umugaragu we ngo namutera inkota mwice. Umugaragu we igihe atangiye kwanga, Nero ahita ashinga inkota, arangije ayishitaho, Nero arapfa. Haranditse ngo uko niko iyo ntagondwa yitwa Nero yapfuye afite imyaka 32 y'ubukuru yonyine, akaba azabura ubugingo buhoraho, atazajya mu ijuru. Ni ubwe wifungiye amarembo yo kwihana. Abantu benshi bigeze gukorwa ku mutima, bagapfusha amahirwe yabo ubusa, bakaba barigeze kugira umutima umenetse, bababajwe n'ibyaha byabo n'ibicumuro, bakabihagarika bafite umugambi wo kwiyegurira Imana, barangiza bakisubiraho. Ngiryo iherezo ryabo. Nero yifuje kubonana na Pawulo ngo amugire inama rimwe gusa, asanga yamaze kumukuraho. Ubuntu bw'Imana bwari bwaramaze kumuvaho. Ubuntu bw'Imana abantu benshi bazi ngo buva ku muntu yapfuye. Ubuntu bw'Imana buva ku muntu yakomeje kwinangira umutima. Bamwe bakomeza kugenda kuri iyi si, ubuntu bw'Imana bwarabatamuriweho badateze kuzongera kububona, kandi bakaguma ku isi. Bazatangazwa no kubona abo bicaranye bakiriye imbaraga y'Imana, bakihana bagahinduka, undi akabareka da, akamara imyaka n'imyaniko yigishwa, ariko akaba atajya ahinduka. Cyane cyane mwebwe muza mu materaniro, mutajya muboneka mu materaniro ngo mwiyegure Imana, mukajya muza mu materaniro ku isabato gusa. Bamwe bazanwa no kwirata baguze inkweto nshyashya. Aho kugira ngo baze imbere y'Imana baje kuyitakambira ngo bareke amazina yabo yakwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Abazabana n'Imana bafite uko bameze muri iyi minsi.
nabonye ukuntu abantu bakora amarushanwa y'amagare biruka. Ndeba ukuntu wahageze bwa mbere yazamuye amaboko, maze akazamura amaboko akishima, abantu bose bakamukomera amashyi kandi akagira umunezero ko atsinze. Yaratekereje imvune yavunitse n'amakorosi yose yazengurutse, akaba ahageze amahoro nta kintu abaye, maze atera hejuru aranezerwa. Ndatekereza nti niba umuntu uri gukorera ibihembo byo mu isi ngo atsinde yamamare, avunika bimeze kuriya, ndetse agakata amakorosi atagabanyije, mbese urugendo bagenda muraruzi. Mbese abazaraga ubwami bazahabwa ibihembo bidashira, bazahabwa ingororano z'Imana, bakwiriye kwiruka bingana iki? Ko mubyuka mu gicuku cya kare mugiye kudepoza, mugiye mu Ruhengeri, abandi mugiye ku Gisenyi, abandi mugiye Nyagatare, abandi muri gushaka akazi, muri kujya mu bizamini, mukabyuka saa 10 nimugire ubwoba. Kuki izo saa 10 mutazibyuka ngo muze imbere y'Imana muyiyegurire, ngo muzahabwe ubugingo buhoraho, aho abantu batazapfa, aho batazarwara, aho batazirukanwa mu kazi, aho bazaba hatazaba icyaha na gito? Kuki ibintu byabananira? Ko bahabwa amabwiriza y'akazi bakabwirwa ngo abari mu biro bagomba kwambara batya bakambara ko, kuki batanyuranya nuko babwiwe? Kuki abaharanira ubwami bw'ijuru tutakurikiza ijambo ry'Imana? Kuri uyu mugoroba abantu bose bibuke ko hari igikombe kiri hano imbere abantu bazanyweraho. Icyo gikombe kirateretse, nikimara kuzura neza, buri muntu wese igikombe cye kikaba cyuzuye azagihabwa kinywereho. Kuri uyu mugoroba reka twegere Yesu, tumwiringire, tuzahabwa ubugingo. Ndasabira umuntu wese kutazamera nka Nero, ahubwo akazamera nka Pawulo. Barinjiye umusirikare tamushinga inkota mu ijosi, umutwe arawuca, ariko apfana ibyiringiro. Azahabwa ikamba ry'ubugingo vuba aha, mu gitondo cy'umuzuko tuzaba turi kumwe. Naranasomye mu nyandiko zera, azaba yicaye ku mwanya wa kabiri mu bwami bw'ijuru. Hari wirinde iteraniro rizaba ryicaranye nawe, n'iry'abantu bamamaje ijambo ry'Imana bagapfa bazira akarengane, barenganyijwe. Ingororano bazahabwa, bazaba bicaye kuri uwo mwanya wa kabiri banezerewe bashimira Imana. Ariko Pawulo nako ngo niwe uzababanziriza ku mwanya w'imbere, kuko ngo azaba ari mu bantu babanje kurwanya Imana cyane hanyuma bagahinduka. Iryo teraniro ngo niwe uzaba ririmo ari imbere ari gushimira Imana. Hakurikiraho abantu barenganyijwe bazira Imana, bazaba bicaranye nawe bashimira Imana, babwira Imana ngo urera uhabwe icyubahiro. Tuzashimira Imana icyatumye tugera mu bwami bw'ijuru. Hazakurikiraho iteraniro ry'abandi bantu batabarika, bazaba bariyeguriye Imana bagahinduka, maze abo bantu bakazipfira gusa bisanzwe, maze tunezezwe no kuba mu bikari by'ijuru. Uyu mugoroba mbifurije kuzaba mu ijuru. Uyu mugoroba mbifurije gutsinda icyaha. Uyu mugoroba mbifurije kuzanywera kuri icyo gikombe mwambaye imbaraga, mudatinya kandi mwuzuye kuri no gukiranuka. Imana idushyireho ikimenyetso mu izina rya Yesu. Hari abantu se bumva basaba Imana imbaraga? Niba bahari nibahaguruke dusenge. Imana ibahe umugisha. Amen. Mbese hari umuntu uri mwaya materaniro wumva afashe umwanzuro utandukanye n'ibyo yajyaga atekereza? Ntabwo mvuga ibintu byinshi. Niba hari naze hano tumusengere, ati njye mfashe umwanzuro utandukanye n'ibintu najyaga ntekereza. Ibyo natekerezaga ndabiretse, ndabihinduye, mfashe uwundi mwanzuro. Niba hari uhari naze hano dusenge, kandi ntagire ubwoba, uwo ari we wese natambuke. Ati ibyo natekerezaga birarwaye, menya ibizima nibyo ngiye kujya ntekereza. Ngwino bizane hano. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha. Mukuri toro naza kwakira. Imana iguhe umugisha.
Imana iguhe umugisha. N'undi wese ubitekereza nazi, n'undi wese mu gihe iyo nanga iri kuvuga gutyo, uwiyegurira Imana wese atambuke asengera mu mutima, abwira Imana ati hari ibintu najyaga ntekereza bitari byo, ndabihinduye, nkurikiye umwami wanjye neza. Uwo uri we wese tambuka, ntuhagarare ku cyubahiro ufite, bwira Yesu uti ndaje, ndabihinduye, ibyo nibwiraga nkurikiye Yesu ndabihinduye. Imana iguhe umugisha. Iyizire n'abandi mushaka kuza nimutambuke, Imana ibahe umugisha. Mwigira ubwoba, nimuze, Yesu arabategereje ngo Yesu ahindure ibyo mwatekerezaga abaha ibyiza. Niba hari n'uvuga ati n'ibyaha byanjye nabyo ndabiretse, nabyo ndabizanye mbihaye Yesu, nawe nazi. Imana ibahe umugisha. Ngwino nimuze, nimubanguke, imbabazi zikiriho bigishoboka, nimubanguke. Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi, nimubizane. Ntawe ubabaza ibyaha byanyu, ntabwo murabivuga, mubibwire Yesu mu mutima. Nimuze mubibwire Yesu mu mutima. Ngwino, Yesu arabategereje kugira ngo azabahe ubugingo, kugira ngo muzanywere ku gikombe mwaramaze gusogongera mu ijuru rya gatatu, mwarumvise uko abandi bamera. Muze, Yesu arabategereje. Yesu azabanza yungurura intekerezo zanyu, nimurangiza mubone kunywera ku gikombe. Umuntu wese uzaba yarayunguruwe intekerezo azanezerwa, azashimira Imana. Ngwino, Yesu aragutegereje. Uyu mugoroba Yesu araguhamagara. Ngwino, Yesu aragushaka, Yesu aragushaka, aragutegereje, araguhamagara. Ngwino umusange, agutura imitwaro yose ufite. Ngwino, Yesu ni wowe ashaka. N'abari kuri rwa ruhande bashaka kuza, namwe muremerewe, nimuze, nta kibazo, nimuze rwose. Abashaka kuza bo kuri uru ruhande, namwe nimuze, Yesu arabategereje. Namwe abari hano mushaka kuza, nimuze. Nushaka uburi inyuma, Yesu aragutegereje. Yesu araguhamagara kugira ngo umugirireho umugisha. Namwe abaza mukomeze, wigira ubwoba, bwira Yesu uti ndagiye, ariko ndaje kugira ngo uzampe ubugingo buhoraho. Ndashaka kuzagira iherezo ryiza, nicyo kinzanye. Ngwino, Imana ibahe umugisha. Yesu arahamagara. Indirimbo ya 70 rero, indirimbo ya 70, Yesu araguhamagara, Yesu araguhamagara, Yesu araguhamagara. Igihe Yesu azakoranyamo iyo ndirimbo tugiye kwirimba, nirangira turasenga isengesho risoza. Yesu aragutegereje, Yesu aragutegereje. Imana ibahe umugisha. Urajya yumva iyo ndirimbo iri kuririmbwa, kumva iyo ndirimbo iri kumuhamagara ngo aze, ahita atambuka kandi ntatinde. Yesu aramutegereje. Cyane mu majwi yanyu mwese, buri wese aririmbe cyane kandi ahanike mu ijwi rye. Muratinya kuyiririmba, n'ubundi urubanza ruzabageraho. Nimuyiririmbe, n'ubundi rwaje, nimuyiririmbe. Ninde uzumva umukiza amubwira ngo uri umugaragu mwiza, cyangwa uzamarwa n'ubwoba? Niba uri kumva ufite ubwoba, nawe ngwino. Umuntu uri kumva afite ubwoba naze, maze dufatanye gusenga ubwoba bumushiremo. Umuntu uri kumva afite ubwoba avuga ati mwami mfite ubwoba, ngwino tubusengere maze bushire, wuzura amahoro n'ibyiringiro. Ngwino. Kugira ngo akuzamura kugeze muri paradizo y'Imana. Yesu aracyategereje abamusanga. Yesu azamwenyura.
abonye abana b'Imana bari w'icyitegererezo cye. Yesu araguhamagaye. Yesu azabambika ibyiza byo mu ijuru maze nabo bamupfukamire. Mbega indirimbo. Niba hari n'uwamusigaye ari inyuma arabyemerewe, wino Yesu araguhamagara gutambuke. Wera ukomeye cyane uri mu ijuru, izina ryawe rihimbazwe. Abana bawe baritanze, baje hano imbere, bahagaze imbere y'iri teraniro, ntabwo bagize isoni, barakwiyeguriye cyane. Ubwo batinyutse kuza hano ngo baguhamye, nawe ubahamye mu gitabo cy'ubugingo. Amazina yabo uyandike ubutazahanagurwa, kandi twese wandika amazina yacu mu ijuru. Twese kuko twagucumuyeho utubabarira ibyaha byacu, kandi uduhe kuzaragwa ubwami bwawe. Ubwo ejo dufite amateraniro, twese uduhe kuyazamo twuzuye imbaraga. Ubwo tugiye gutaha Umwuka Wera akabakaba imitima yacu, uzaturinde kumera nka Nero, ahubwo uzaduha iherezo ryiza. Uzaduhe kuzasinzira dusinziranye ikamba ry'ubugingo. Uzaduhe kuzaba muri paradizo y'Imana. Abana bawe baje bagahagarara imbere, uzabaye kuzahagarara imbere y'iteraniro ry'abamarayika. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.